Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana, ubuzima bw'abana b'Imana muri uru rugendo. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira rero ku ijambo ryo kubana n'Uwiteka, kugendana n'Uwiteka. Turasoma muri Zaburi ya 34 umurongo wa 19. Bavuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amen. Zina rihebuje, Yesu niwe zina rihebuje. Hano rero turabona ko ikinezeza Uwiteka ari umutima umenetse, umutima uca bugufi, uyishaka mu bihe bigoye, atari mu bihe bigoye gusa, no mu bihe ufite umunezero, no mu bihe bigoye, aho hose ukayishaka, kandi ishaka ko umuntu yicuza mu bihe byo kwicuza, ukicuza kugira ngo uhabwe imbabazi mu gihe uguye mu cyaha. Niba wakoze icyaha, Imana ikunda umuntu uca bugufi, akihana, agahindukira, kuko icyaha ni uguhusha intego, ni ukujya hirya y'icyo Imana ishaka. Imana rero ikunda uwicisha bugufi kandi agasaba imbabazi kugira ngo ababarirwe. Icyo turusha abandi rero nuko twegera Uwiteka mu masengesho yacu, bityo Imana ntishobora kudutererana mu makuba. Aratwihanganira, Uwiteka akaturwanirira, kandi tugatsinda, tukagenda mu butsinzi bw'Uwiteka. Haleluya. Iyi Zaburi rero ni iya Dawidi ya 34, ni iya Dawidi. Ni indirimbo yahimbye igihe Imana yamukijiraga Akishi, umwami w'Abafilisitiya, igihe yagombye kwigira umusazi kugira ngo Imana imukize. Kuko hano dusanga ko igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 21 umurongo wa 10 kugeza ku wa 15, niho dusanga ko Dawidi yagiye noneho akagera mu banzi, noneho akaza kugera ku mwami Akishi, nyine bamumushyiriye umwami Akishi, umwami Gati. Noneho icyo gihe Dawidi yari ahunze Sawuli kuko yari amumereye nabi, yashaka kumwica. Ageze rero mu bagaragu ba Akishi, bamusanga ari Dawidi, kandi yashakishwaga nyine kuko muzi ko yari yarishe Goliyati. Noneho bamushyira Akishi nyine. Noneho agezeyo Akishi aravuga, reka tusome umurongo wa 15 wa 14 duhere ku wa 13. Nuko Dawidi abika ayo magambo mu mutima we, atinya cyane Akishi umwami w'Gati. Dawidi ahera ko yihinduriza imbere yabo, yisarishiriza mu maboko yabo, agaharamba ku nzugi z'irembo, agahoboba inkonda zigatembera mu bwano. Nuko Akishi abwira abagaragu be ati, yemwe ntimureba ko uyu mugabo yasaze? Mwamunzaniriye iki? Mbese nyenye abasazi mu kugomba kunzanira iki kigabo ngo kinsarire imbere? Iki kigabo cyangirira mu rugo. Haleluya. Ubu rero ni uburyo bumwe Imana ishobora kudukirisha, kuko Uwiteka yumva iteka abamutakiye, ikarinda rero, ikabarinda ikibi cyose, cyangwa se ikabana nabo mu ngorane zabo. Niko twasomye muri uriya murongo. Iyo ibanye natwe mu ngorane, ikabana natwe mu makuba yacu, ko niko Imana ibigenza. Ntabwo rero tugomba gushidikanya ko Umwami Yesu atwumva iyo tumutakiye, iyo dusenze, dusabana nawe, kandi agakora ku buryo abakunda Imana byose bifataniza hamwe kubazanira ibyiza. Haleluya. Urumva Dawidi yageze aho ngaho kwa Akishi, arahanyura, ntacyo bamutwaye, yihinduye umusazi. Uwiteka rero afite uburyo bwinshi bwo gukiza umuntu, umwana we, umukunda, umutakiye, afite uburyo bwinshi yo kudukiza. Kuko akenshi rero abantu bumva ko batanyura mu bigeragezo, ahubwo babyihisha, bakabikwepa, ntihagire agahinda cyangwa kubura ikintu iki n'iki. Hari ikintu wabura cyangwa umuntu wabura, ukumva ibyo bitakuzaho, ugasanga utagira ishavu, kutagira ikintu wifuza, mbese ukumva ibintu byahora nta kintu cyagukubita hasi. Icyo gihe rero ibyo ntibikunda, kuko ubuzima habamo ibyiza hakabamo n'ibibi, ariko tugomba kumenya ko Uwiteka iteka aba ari kumwe natwe. Nk'uko twabisomye, Uwiteka aba hafi
iyo bafite umutima umenetse kandi abafite umutima ushenjaguwe akaba bugufi. Haleluya. Abantu rero dusanga ko Uwiteka asezeranya abantu akababera isoko y'imbaraga, akababera isoko y'ububasha, ubushobozi, akababera isoko yo gutinyuka, akamara ubwoba, akabaha imbaraga ntibacogore. Uwiteka agashobora kuguha gushira ubwoba ugatinyuka, akaguha ubwenge, mbese Imana ikadufasha ikabana natwe mu makuba yose, mu byo tunyuramo bikomeye, mu bigerageza ibyo ari byo byose. Urumva icyo ni kimwe. Hari n'ubwo Uwiteka rero ashobora kuducira akanzu akaturokora mu makuba, nka kuriya yakoreye Dawidi mu kibazo yari afite, kuko yagombaga kwicwa bakamufata kuko yari muzima, nubwo uko yisarishije ariko yari muzima, ariko Imana imuha ubwenge bwo kwisarisha, noneho Imana iramurokora. Niyo mpamvu rero navuga ngo ntituzihebe mu bibazo cyakuzaho icyo ari cyo cyose cyangwa wahura nacyo, kuko utagomba kwitotombera Imana mu bibazo uhura nabyo. Dukwiye kwemera ko dukeneye ubutabazi bw'Umwami Yesu, kandi ntitwibagirwe kumushimira ko yabaye mu ruhande rwacu. Niyo mpamvu rero na Dawidi yahimbye iyi ndirimbo, Zaburi bivuga indirimbo, yahimbye indirimbo ivuga gukomera kw'Imana, ivuga ko Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi agakiza abafite imitima ishenjaguwe. Natwe rero tujye twibuka gushima Imana, dushima Imana mu izina rya Yesu, kuko iteka aba mu ruhande rwacu. Uwiteka abane namwe kandi abakize mu makuba yose muhura nayo. Amen, amen, amen. Yesu ni Yesu.